Guverinoma y'u Rwanda iri gushyira mu bikorwa umushinga witwa Digital Acceleration Project ufite agaciro ka miliyari 28 z'amafaranga y'u Rwanda uterwa inkunga na Banki y'Isi. Intego y'uyu mushinga ni ukongera uburyo bwo kugera kuri murandasi, internet yihuta, gushyira serivisi za leta mu ikoranabuhanga no kongerera abaturage bose amahirwe yo gukoresha ikoranabuhanga mu nzego z'ingenzi z'igihugu nk'ubuzima, uburezi n'ubuhinzi. Uyu mushinga watangiye gushyirwa mu bikorwa kuva muri 2022. Hateganyijwe ko mu 2026 uzaba ugeze ku kigero cya 55% ushyirwa mu bikorwa nk'uko byatangajwe na Innocent Bagamba Muhizi, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ikoranabuhanga, itumanaho n'isakazabumenyi RISA, ubwo yagezaga ku bagize inteko nshingamategeko ikiganiro ku ishyirwa mu bikorwa ryawo ku wa 7 Nyakanga 2025. Nk'uko tubikesha TNT, ibi ni bimwe mu bikorwa biri muri uyu mushinga wo kwihutisha ikoranabuhanga bitarenze mu mwaka wa 2026. Igikorwa cya mbere ni ukwagura uburyo bwo kugera ku ikoranabuhanga ku baturage. Nk'uko Banki y'Isi bivuga, imwe mu nkingi z'ingenzi z'uyu mushinga ni ukongerera abaturage uburyo bwo kugera kuri serivisi z'ikoranabuhanga, cyane cyane mu bice bitagerwamo n'izo serivisi ndetse no mu baturage basanzwe baracikanywe. Ibi bizagerwaho binyuze mu ngamba zateguwe hagamijwe gukemura imbogamizi ziri ku ruhande rw'abagenerwabikorwa, zirimo kubura murandasi, ibikoresho by'ikoranabuhanga bihenze cyane no kuba abaturage benshi badafite ubumenyi buhagije mu gukoresha ikoranabuhanga. Uyu mushinga ushyigikira kandi gahunda zo gushyiraho ibikoresho by'ikoranabuhanga bihendutse, gahunda zo guhugura abaturage ku ikoranabuhanga ku rwego rw'igihugu ndetse no kugeza murandasi ku bigo bya leta bitari bifite nk'ibiro bya leta, amashuri, ibitaro, amasoko n'ahandi. Ibi byose bigamije kugira ngo abanyarwanda benshi bashobore kugera kuri murandasi yihuta no kubona serivisi zishingiye ku ikoranabuhanga. Indi gahunda ni ukugeza ibikoresho by'ikoranabuhanga bihendutse kuri bose mu rwego rwo kugabanya icyuho kiri hagati y'abafite amahirwe yo gukoresha ikoranabuhanga n'abatayifite, digital divide. Uyu mushinga uzatanga inkunga y'amafaranga agenewe gufasha ingo zifite ubushobozi buke, abanyeshuri n'abarimu kugira ngo babashe kubona ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho. Iyi gahunda iyobowe na RISA ku bufatanye na Banki y'u Rwanda itsura amajyambere BERD, izakora nk'umuhuza mu bijyanye no gutanga inguzanyo, itange serivisi z'imari zijyanye no kugura ibyo bikoresho ndetse inakurikirane ikigega cyihariye kizafasha kugura ibyo bikoresho. Iyo gahunda izashyirwa mu bikorwa mu byiciro, itangirire ku mishinga y'igerageza, hanyuma yongererwa ibipimo hashingiye ku byavuye mu isesengura ryakozwe mu Rwanda no mu bindi bihugu. Isesengura ry'isoko hamwe n'ingingo y'ubushobozi bwayo bizafasha gutegura neza gahunda, harimo no kureba uburyo izakomeza na nyuma y'igihe cy'umushinga. Inyunganizi z'amafaranga zagenewe ingo zikennye cyane zizashingira ku byiciro by'ubudehe hamwe n'amakuru ahari muri za porogaramu za leta zifasha abatishoboye. Indi gahunda ni iyo guhugura abaturage bose mu ikoranabuhanga mu rwego rwo gukuraho icyuho kiri mu bumenyi bw'ikoranabuhanga, Digital Skills Gap. Uyu mushinga uzagura gahunda y'intumwa z'ikoranabuhanga, Digital Ambassador Program, bityo igere mu tugari twose 2148 tw'u Rwanda. Iyi gahunda igamije gutoza abaturage gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga na serivisi zishingiye kuri murandasi mu buryo bwizewe kandi buboneye. Banki y'Isi yagaragaje ko kubura ibikoresho by'ikoranabuhanga no kuba abaturage benshi badafite ubumenyi mu ikoreshwa ry'ikoranabuhanga ari bimwe mu bibazo bikomeye bituma abantu batagerwaho n'inyungu z'ikoranabuhanga. Ibyo bibazo bikaba ari byo uyu mushinga wihaye gukemura byihutirwa. Iyindi gahunda ni ugushyira murandasi yihuta ku bigo bya leta. Iki gice cy'umushinga gifite ingengo y'imari ya miliyoni 33,500 z'amadolari y'Amerika. Kizageza murandasi yihuta cyane broadband ku bigo bya leta, amashuri, ibitaro n'ahatangirwa serivisi rusange hataragerwaho na murandasi. Harimo kandi gahunda yo kubaka urusobe rw'itumanaho rwa leta rufite umutekano kandi rwizewe, Government Net,
ruzahuza ibigo bya leta biri ku rwego rw'igihugu, uturere, imirenge n'utugari. Ahakorerwa ubucuruzi cyane naho hazashyirwa Wi-Fi rusange hagamijwe guteza imbere ikoreshwa rya serivisi z'ikoranabuhanga. Mu rwego rwo gushishikariza abikorera gushora imari, leta izashyira hamwe ibyifuzo by'abakenera murandasi, inagura ubushobozi bwayo mbere y'uko ishyirwa mu duce twatoranyijwe. Indi gahunda ni ugushyira serivisi za leta mu ikoranabuhanga. Mu rwego rwo guteza imbere ubushobozi bwa leta mu gutanga serivisi zizewe, zinoze kandi zirambye hifashishijwe ikoranabuhanga, uyu mushinga urimo gutegura urubuga rusangiwe n'inzego zihuriweho mu ikoranabuhanga, zishingiye ku mikoranire y'inzego zitandukanye, gukoresha amakuru mu bufatanye bw'ibyemezo ndetse no gutanga serivisi hatifashishijwe impapuro cyangwa amafaranga mu ntoki. Hazashorwa imari mu rwego rwo kunoza uburyo bwo gutanga indangamuntu z'ikoranabuhanga, digital ID system, gushyiraho serivisi zizewe zishingiye ku ikoranabuhanga, trust services, no guteza imbere ubushobozi bwo gusesengura amakuru menshi, big data capabilities. Ibi byose bikazafasha leta gufata ibyemezo byubaka ku makuru afatika no gukora igenamigambi binoze. Indi gahunda ni ugukomeza kwagura indangamuntu y'ikoranabuhanga. Inyongera ya miliyoni 39,300 z'amadolari y'Amerika izakoreshwa mu kunoza uburyo bwo gutanga indangamuntu no kwandika abaturage mu Rwanda. Ibi bizajyana no gushyiraho uburyo bwo kumenya umwirondoro w'uyikoresha hifashishijwe ikoranabuhanga n'ibikoresho byo gusinya hakoreshejwe ikoranabuhanga, e-signature, hagamijwe korohereza abaturage bari kure kugera kuri serivisi z'ikoranabuhanga mu buryo bwizewe. Iyi gahunda izubakira mu buryo bw'ubwirinzi bukomatanyije bw'u Rwanda buzwi nka Public Key Infrastructure, kandi izafasha mu gukomeza ubushobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu NIDA, hagamijwe gutanga indangamuntu y'ikoranabuhanga digital ID mu buryo bworoshye kandi bwagenewe gukoreshwa n'inzego za leta n'iz'abikorera. Iri shoramari ryitezweho guteza imbere ihangwa ry'udushya mu rwego rw'abikorera binyuze mu kunoza uburyo bwo kwemeza umwirondoro w'abantu, ari byo bifashisha cyane mu mikorere y'ubucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga. Indi gahunda ni serivisi z'ikoranabuhanga mu buzima, ubuhinzi no mu buyobozi. Hari ingengo y'imari ya miliyoni 32,300 z'amadolari y'Amerika yateganyijwe kugira ngo habeho kwagura serivisi z'ikoranabuhanga zifite ireme mu nzego z'ingenzi zirimo ubuzima, umutekano, ubuzima, inzego z'ibanze, ubucuruzi n'inganda. Urugero, urubuga rwa ubuzima rufasha mu gushyira serivisi z'ubuvuzi mu ikoranabuhanga no kugabanya igihe abarwayi bamara bategereje mu bitaro. Nanone, sisitemu y'ikoranabuhanga ishinzwe gucunga ibyemezo byo kubaka, Building Permanent Management Information System, nayo yashyizwe mu rwego rwo hejuru muri uyu mushinga, bigatuma ibyemezo bijyanye no gutunganya imijyi bitangwa mu buryo bwihuse kandi butunganye. Indi gahunda ni umutekano w'ikoranabuhanga mu kurinda amakuru. Mu rwego rwo gukumira ibyago biterwa no kwihuta kwishyirwa mu bikorwa by'ikoranabuhanga rya serivisi, miliyoni 19,500 z'amadolari y'Amerika zashyizwe mu kurinda kugira ngo hongerwe ubushobozi bwo kurinda umutekano w'ikoranabuhanga no kurinda amakuru. Uyu mushinga uzashyirwaho mu buryo bukomeye bwo kurinda umutekano w'ikoranabuhanga, kongera ubushobozi mu bikorwa no mu bumenyi, ndetse no guhugura abahanga mu by'umutekano w'ikoranabuhanga. Hazanatanga inkunga mu ishyirwa ry'ibiro bishinzwe kurinda amakuru, Data Protection Office, bizakurikirana ko amategeko arengera amakuru yubahirizwa. Hari ubufasha buzongerwa kandi ku bigo birimo nk'ikigo cy'igihugu gishinzwe umutekano w'ikoranabuhanga ndetse na Rwanda Computer Security Incident Response Team bishinzwe gucunga no gukemura ibibazo bijyanye n'umutekano w'ikoranabuhanga.